kandi ngiye nkunda kubwira abantu nti burya dusenga izina kandi mu mazina y'Imana atandukanye tuyivugamo nicyo cyubahiro cyayo. Iyo tuyivuga imivugo tukayivuga ibigwi tukavuga gukomera kwayo muri amazina yayo atandukanye birayinezeza igahita yururuka ikitamurura. Nubwo umutima wanjye waba ari igihurihuri utabona ariko objectif y'Imana igerwaho kubera iriya mitima y'abandi shaka. Amen. None abantu bavuga yuko itorero ryaba ryarapfuye babihera he kubona banabishishikariye kubivuga? Impamvu babivuga barebesha amaso y'umubiri, bareba Gerard bakareba Alex bakamurebera mu ntege nkeya ziwe. Noneho babona intege nke za Alex cyangwa za Gerard bagahita babona ko itorero ryapfuye. Itorero ntiripfa. Ku munsi wa Pentecote itorero rimaze kuvuka 3,000 bimaze guhinduka, hiyongera ku bandi 120 3,120 mu gihe gito bari bamaze kuba 5,000. Iyo ni statistique. Bakomereje barakwiragira kubera ubuzima barimo. Hari naho batagiraga insengero ariko itorero ryariho. Muri persecution akarengane kamaze kariho k'itorero, itorero ryariho. Twiga ko icyo gihe itorero ariho ryari rifite ubuzima. Aho kantu gasobanura neza. Mu karengane k'itorero niho itorero ryari rifite ubuzima kubera ko uwemeraga Kristo akamwakira yemeraga no gutanga ubuzima bwe atitaye ko yabonye ko Gerard yabaye persecuté kubera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ahubwo nawe akavuga ati nanjye ndamwemeye ndamwakiriye, nawe bakamwica. Noneho umuteolojiya witwa Tertullian we yaravuze ngo ntabwo narinzi ko umurama amaraso y'abakristo ari umurama umeramwe abandi bakristo, kubera ko ibyo yabonaga byaramutangaje. Yagiraga ngo nibica umwe abandi barahunga, ahubwo n'abandi nabo bakitanga ati natwe nimutwice. Ya maraso rero nayo akavuga. Reka ngushimire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti kudukurikirana hano ku Izabisoza TV. Imana y'amahoro kwishimire cyane kandi guha umugisha. Niba warakoze subscribe noneho byo nukuri umugisha w'Imana kubaho. Iryo ngiye turo ubutuye muri urusengero rw'Izabi cyangwa se kuri urubuga rw'Izabisoza TV. Kandi niba ujya wandika muri comment ukatubwira uti uyu muntu ndamukunda muzamutuzanire cyangwa se bizagende gutya na gutya, biba ari byiza cyane. Uba utumye tutekereza igikurikiyeho cyangwa se icyo tuzawukorera ubukurikiye. Imana rero bishimire cyane uyu munsi imbere ya kamera z'Izabisoza TV murabonaho n'umugabo kanyari buze kutwibwira natubwire ni tumubabarize icyo abantu bamwe bagenda batekereza ariko ntibasobanukirwe. Kuri iyo mpamvu rero mereye iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, umujyi wa Kigali ntara gatandatu y'abadiaspora, abantu mudukunda mucecetse, abantu mudukunda mukarenzaho mukanavuga, ba bantu mukurikirana visionnaire w'Izabisoza TV mukamuhamagara mukamubwira muti mwatuzanye umuntu mwiza, Imana iguha umugisha. N'abandi tugenda duhugurira ku zindi mbuga nkoranyambaga hariho gusenga tous jour, nabyo mubimenye yuko buri munsi mu gitondo na nimugoroba tugira amasengesho, tugira amateraniro agiye atandukanye, kandi ayo materaniro abana b'Imana bakabohoka bakamenyeramo ni byiza. Kuwa kaneho abari special aho tuba dufite umugoroba wabubatsi ngo yego mwabyumvishe neza. Rero Imana ikomeze bishimye cyane, tugenda tubatumira abantu bagiye batandukanye ku buryo babasha kubigisha urugo niki, ese ni gute nahitamo tuzabana, ese uwo tubana ni gute ubwiza bw'Imana bwakomeza kugwira mu rugo aho kugira ngo Satani yinjirire imitima yanyu. Uyu munsi rero tubatumiriye n'umupapa muramureba agiye gutangira twibwira
kuko ntabwo namuvuga kandi ahari, kandi n'ubundi ntabagenda nawe ataziranye. Muraho neza? hari amahoro. Yego, turashima Imana. nuko Mwakwibwira abakurikiriza Soza TV? kuba twumva kuri iyi kamera nitwa Habiyambere Gerard. Yego. Umupasiteri. Kuba umupapa ukuzeho murabibona, nyiramaso abwirwa bimwe ibindi akirebera. Yego. Dufite abana 9, tukagira abuzukuru 8. Murumva rero ko dusheshe akanguhe, tumaze iminsi si mike kandi si na myinshi. Yego. Nk'uko mubyirebera. Numva nta kindi. Yego. Yenda abantu baribaza mbese iyo umuntu avuze ngo ndi pasiteri bahita batekereza se ni pasiteri wa ADPR, ni wa Anglikani, ni wa Restoration Church, ni wa Zion, ni wa Murakoze. Yenda umupasiteri muri ADPR. Amen. Umupasiteri muri ADPR. Nkaba mbarizwa mu itorero rya Batsinda. Itorero rya Batsinda. Muri Gasave. Yego. Kugira ngo ikiganiro tugiye kuganira kubera ko kiraba cyagutse cyane, hari umuntu wahita wibaza ati mbese uyu mupasiteri amaze imyaka ingahe muri ADPR? Imyaka tumaze muri ADPR yo nk'uko amaze kubivuga si mike kandi si na myinshi. Mpamvu mvuga ngo si na myinshi nuko tutaziri imbere yacu kungana. Yego. Ariko iyo ishize ubundi nabatijwe muri ADPR muri 77. Yego, 77. None nabatijwe amazi menshi. Hanyuma muri 81 niho nashyingiwe. Nyuma y'imyaka 5. Tariki 16 z'ukwezi kwa 8 1981. Yego. Ku itariki ya mbere y'ukwa 9 bampa umurimo mu itorero wo umuvugabutumwa, mwarimu w'itorero. Yego. Hanyuma muri 89 Yego. bo mukuru w'itorero. Yego. Muri 95 babwa inshingano z'ubushumba. Amen. Kugeza ubu nagiye mu kiruhuko cy'izabukuru muri 2021, ariko nasoje ngifite izo nshingano zanjye za gishumba. Yego. Murakoze cyane. Nasenga Imana noneho kugira ngo nze gutangira ikibazo uyu munsi. None ni ikiganiro turi buze kuganira. Iyo abantu bumva ngo ni ibibazo bakavuga bati ko none se kutamutubarije gutya na gutya. Oya, ni ikiganiro tugiye kuganiraho kugira ngo badukurikira bunguke, ntabwo ari ibibazo ko mutera. Murakoze, ikaze mu isengesho. Mana turagushimiye. Haleluya, haleluya. Uyu mwanya mwiza, umwanya w'umugisha, umwanya w'amahirwe, kuvugana n'imbaga nyinshi y'abatwumva, y'abaduteze amatwi n'abatureba mu biganiro by'ijambo ryawe, kugira ngo twunguke ubwenge bwo kumenya Imana kandi tuve mu bwiza tujya mu bundi. Ngwino ubane natwe rero, dutegekeshe ubugwaneza kuko woroheje mu mutima, kandi umwuka wera yigaragaze ko ari kumwe natwe kugeza dusoje, mu izina rya Yesu, amen. Amen, amen. Uyu munsi wa none natekereje ku kintu nakubaza. Ni pati ya kabiri. Ikiganiro cya mbere nakigiranye na Pastor Alex, kivuga ngo mbese itorero ni iki? Ese koko itorero ryarapfuye? Umugani w'abavuga muri iyi minsi ngo itorero ryarapfuye. Ese koko niba ryarapfuye ubwo abaririmo bo si imirambo? None se niba ari imirambo, Umwami Yesu kandi akaba yaravuze ngo abanjye ndabazi ntawabavuvunura, se kuko Satani yaba yararangije itorero koko? Nk'umuntu umaze iyi myaka yose, utubwiye urugendo rw'imyaka irenga 40, uzi iby'inzira y'agakiza, mwaba musobanukiwe byinshi, mwabonye byinshi, mwabonye benshi, mwahuye na byinshi, mwahuye na benshi, ariko muri ibyo byose koko itorero
ririho cyangwa ryarapfuye. Ese mbere y'uko ubwo itorero ni iki? Ni ikibazo cya mbere. Cya kabiri, se ryarapfuye? Niba ririho, abantu turashaka kubisobanukirwa. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ikaze. Mbere y'uko dusubiza ikibazo mutubajije, nagira ngo tubanze dusome, twifashishe umurongo w'ijambo ry'Imana. Yego. Mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abefeso, igice cya mbere, turasoma ku murongo wa 22 n'uwa 23. Dusome. Kandi yamuhaye gutwara byose, Yego. ibishyira munsi y'ibirenge bye, Yego. imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose, naryo riba umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Amen. Amen. Sinzi niba iyo text wayumvise neza. Kandi yamuhaye gutwara byose, Gutwara byose ibishyira munsi y'ibirenge bye, ngo abikandagireho, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose. Aba umutwe w'itorero waryo Yego. usumba byose, naryo itorero Yego. ribe umubiri we Yego. ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Ushyikirwamo na byose. Umubiri ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Ikibazo cyawe cya mbere kirabaza ngo mbese itorero ni iki? Itorero ubundi, itorero rivugwa mu buryo bubiri. Rivugwa mu buryo bubiri. Yego. Hari itorero nk'izina rusange. Ubundi itorero ni izina rusange, ni nayo mpamvu rikoreshwa ahantu hose. Yego. Hari itorero ry'igihugu, mujya mubyumva. Hari itorero ry'indamutsa. Yego. Hari itorero ry'urukerereza. Yego. n'andi. Yego. Tukagaruka kandi tukumva ngo itorero rya Deperi, Yego. tukumva itorero rya Anglikani, Yego. tukumva itorero rya Adventiste, Yego. tukumva itorero rya Restoration Church, Yego. tukumva n'andi. Abo bose bakubiye mu nyito yitwa itorero. Ngo mbese ikibazo cyawe kirabaza ngo itorero ni iki? Igisubizo nanjye nagusubije ngo itorero ni inyito rusange, ni izina rusange rikoreshwa na bose kandi hose. Iyo twiga rero ijambo ry'Imana ryo no mu isesangura, cyane cyane kubize Bibiliya, avuga ko itorero ubundi rivugwa inshuro 115 muri Bibiliya. Inshuro 3 bavuga itorero rusange ry'imirimo yo hanze cyangwa ry'abo hanze. Urugero, nk'izi nama zibera mu midugudu, zibera mu tugari, nka gacaca, burya ari ecclesia, kuko ubundi bavuga ko itorero ni ijambo ecclesia, ek kaleo, bisobanura ngo ek horde, kaleo apele. No kuvuga ngo nabahamagawe bashyirwa ku ruhande kubera impamvu runaka. Abashyizwe ku ruhande bose buriya na korali ni ecclesia, ariko icyo batandukanyirizaho ni impamvu ituma bitwa ecclesia. Impamvu nizo zitandukanye. Ni nayo mpamvu rero hari itorero ry'indamutsa, hari urukerereza, hari itorero ry'igihugu, hari itorero rya Deperi, hari itorero. Noneho Bibiliya yo igaragaza inshuro 3 mu mvugo y'ibikorwa by'imirimo ikorerwa hanze. Izindi nshuro 2 muri Bibiliya zikavuga itorero ryo mu butayu, rirya Mose yari ayoboye.
izindi nshuro 110 zikavuga itorero rya gikristo. Muri iryo torero rya gikristo rero ntekereza ko ari naho ikibazo cyawe gikubiye, yego, ari nawo uyu murongo tumaze gusoma. Itorero rya gikristo naryo turarigaburamwo ibice bibiri. Igice cya mbere ni itorero twita eglise locale, itorero ry'akarere, itorero ry'ahantu, ari byo twakwita muri iyi nyito yacu ni institution, ni domination, aho abantu bahurira mu rwego rw'iyobokamana, aho bateranira bambaza Imana, basenga Imana, bakora umurimo w'Imana. Adresse, iyo ni adresse igaragara. Niyo mpamvu bakoza ngo usengerahe, kavuga ati nsengera muri ADPR, nsengera mu itorero rya Anglikani, nsengera mu itorero, nsengera mu itorero, nsengera mu itorero. Iyo ni eglise locale, aho umuntu abarizwa. Iyo rero ni adresse. Ureka ko umuririmbyi umwe yaravuze ngo buri muntu mu itorero abo wejejwe muri ryo, aho ni muri eglise locale. Aho barizwa ugomba kuhabarizwa ariko uherezwa, uhatunganirizwa, uhemererwa n'Imana. Iyo ni eglise locale. Tukongera tukiga iyindi nyito yitwa itorero ritaboneka, eglise invisible. Ubwo ni ukuvuga ngo eglise visible na invisible. Invisible rero ntiriboneka, ni umugeni wa Kristo. Ni itorero ryo mu ibanga, ritabonwa n'amaso y'umuntu. Si inyubako, si biriya byapa twandika cyangwa amasinye yerekana abo turiho. Ahubwo itorero ni ba bandi bari mise en part. Twasanze ko itorero nabashyizwe ku ruhande. Noneho rero aba bashyizwe ku ruhande nabashyizwe ku ruhande ku mpamvu zo kwemera Kristo no kwezwa n'amaraso ya Kristo, kwakira igitambo cya Kristo comme sauveur, nk'umukiza w'abari mu isi, ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uwo ni umuntu ku giti cye, ni ibanga ry'umuntu ko yejejwe cyangwa atejejwe. Uwo ni umugeni utegereje umukwe, utegekereje Kristo. Niho rero, niho aha twamaze gusoma havuga ngo yamuhaye gutwara byose, ibishyira munsi y'ibirenge bye. Nukuvuga Imana imaze kumuzura. Somye ku murongo wa 20 no 22 ivuga ibyo uburyo yashyizwe hejuru. Muri uko gushyirwa hejuru amaze kuzuka, imuhereza byose, kubitwara ari kubishyira munsi y'ibirenge bye. Y'ibirenge bye si kubikandagira hejuru, ahubwo nukuvuga ngo biri su legigement, biri munsi y'urubanza y'ubutware bwa Kristo. Ni ubitegeka, ni uzabicira urubanza. Ariko itorero ntiriri munsi y'ibirenge bye, yari ari muhaye mu biganza ngo itorero ribe umubiri wa Kristo, ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Ni ukuvuga rero ngo itorero wambwiye ntiripfa. Usubirizamo cya kibazo cyawe cya kabiri. Ntabwo itorero ripfa kuko na nyiraryo adapfa. Siko twasomye? Yego. Nuko ngize akabazo. Yamuhaye itorero. Ngo iryo torero ribe umubiri wa Kristo, ushyitse ushyikirwamo na byose. Noneho Kristo yarazutse, nta gipfa. Ubwo rero ari mu itorero, n'itorero rikaba muri we, ntabwo ripfa. Kuva mu kinyejana cya mbere itorero rivutse ku munsi wa Pentecote, itorero ryabayeho kugeza n'uyu munsi, itorero riracyariho. Ukurikije ibinyejana na histoire de l'église cyangwa amateka y'itorero, ugenda wumva ubuzima itorero ryagiye rihura naryo. Icyo nemera, rigira intege nke, rikarwaragurika kubera situation itorero ririmo, ariko ririho, ntiripfa,
ntirizanapfa kuko nariryo adapfa nyiraryo adapfa. ubwo rero numva mu ncamake nabashuje ikibazo cyawe. yego, ariko hari akantu na n'uyu munsi wa none hari ukuntu uganira n'umuntu akakwereka ibimenyetso by'abantu bagiye bashinga amatorero, bashinze ubwo hari n'akandi kantu uri buze kudusobanurira. Ese idini n'itorero bitandukaniye aho ariko utaragasobanura reka ukazamukanire n'iki. Ese ni ngombwa ko umuntu yubaka urusengero rwo gusengerwamo n'itorero agashyiraho umusaraba cyangwa ishusho ye? Umusaraba ni ikimenyetso cy'iyobokamana. Yego. Mpamvu bubaka insengero bagashyiraho umusaraba ni ikimenyetso cy'iyobokamana. Ni nayo mpamvu kenshi na kenshi ubona abapasiteri bambaye imisaraba, ukabona abapadiri bambaye imisaraba, ukabona ababishopu bambaye imisaraba, nk'ikimenyetso cy'uko ari abakozi b'Imana. Ikibazo cyawe kiravuga ati ese ni ngombwa ko umuntu yubaka urusengero agashyiraho umusaraba cyangwa agashyiraho ishusho yiwe? Yaba ari we wiyamamaza. Ariko niba ari urusengero ashyiraho umusaraba, kubera ko impamvu zo mu mutima zatumye ashinga itorero ntituzizi. Ariko abareba bavuga ati hariya ni urusengero. N'ubonye akabona atari habitation yo guturamo, ari urusengero, ushaka gusenga ashobora kujya gusenga kubera ko yabonye umusaraba. Ashyizeho ifoto yiwe, niwe waba uri kwiyamamaza, niwe waba uri kwigaragaza. Bati ushakashakira hano, ushakashakira hano muri iyi nzu nimwo nicaye. Ni ukuvuga noneho niwe ugiye gusengwa, abahindutse imana yo gusengwa kubera ko ari we wimanitse aho ngaho. Bajya no mu rusengero bagasanga ishusho yiwe. Ni ukuvuga ngo amaherezo azavuga ati ntiyagira ikindi mureba, uwo mureba wari we muzaza musenga. Koko twirengagije impamvu zo mu mutima zatumye yubaka urusengero. Kubera ko muri iyi minsi wa none insengero zabaye nka business, kubera ko abantu bafite ubushobozi, abantu bafite amafaranga, umuntu afite population, umuntu afite abaterankunga, umuntu azi kuririmba, azi gusoma Bibiliya, yize na theology, wenda biramwemerera gushinga urusengero nka business. Ashobora kurushinga nka business, abarujemo bakarukiriramo, ariko we adakize, adakijijwe kwa. Abaje bagakiriramo, ariko we warushinze akabona inyungu ze kuko afite icyo yarushingiye. Niba ari iyobokamana koko azaganya imitima y'abantu, abaje barukira aho ngaho. Niba atari iyobokamana ari ikindi, icyo shaka azakigeraho kuko azaba yagisha abantu. Ariko abazageramo ko ari inzu y'Imana bazayikiriramo kuko ari inzu y'Imana. Ni ibihe bimenyetso byerekana yuko ahantu ari mu nzu y'Imana ahandi atari mu nzu y'Imana? Ibimenyetso byaranga umuntu. Ikikwereka mu nzu y'Imana nta kindi, wabivuze n'umusaraba. Icya kabiri ni uko hakorerwa amateraniro, kuko abantu na Yesu yaravuze ngo aho muza 2 3, ubu aho turi hahindutse inzu y'Imana. Kuko turi kuhavugira Imana, nubwo nta musaraba twashyize ariko turi kuvuga Imana. Ubwo rero aho Imana ivugirwa hose haba habaye inzu y'Imana, haba habaye n'undi wazana akatega amatwi iki kiganiro cy'ijambo ry'Imana ashobora kuhakirira, kuko turi kuhavugira Imana. Ni ukuvuga ngo aho dukandagije ikirenge hose hitirirwa Imana, kandi abantu barahakirira. Kubaka noneho bikaba akarusho, kuko Salomo, Dawudi yagize umugambi wo kubaka. Imana yarabwiye ngo wowe ibyo wakoze birahagije, kunyubakira byo ntibikunze kubera ko ibiganza byawe byuzuye amaraso. Ariko hari uzasoza umugambi wawe. Salomo araza arubaka, akora byose bishoboka, kandi selo ya plan, igishushanyo mbonera se yamuhaye yifuzaga cy'inzu y'Imana n'ibikoresho. Ntabwo Salomo byamugoye, yasanze byose byarateguwe. Icyo nashatse kuvuga ni iki, amaze kuzuza yaravuze ngo Mana
zikura Imana iri mu ijuru, yego, ariyo ntebe yawe wicaraho, isi ikaba intebe y'ibirenge byawe. yego, none iyi nzu turayubatse, nubwo nta nzu twakubakira ngo ukwiramo, ariko iyi nzu ni yawe, iyegera ngwino uyitahe. wiyegeranye uyitahe nubwo uri mugari, yego, ukwiriye ijuru n'isi, yego, ariko iyi nzu ni wowe yitiriwe, ni yawe, ni wowe twayubakiye. Haleluya, amen. kugira ngo Imana amenye ko Imana yamushubije, yego, kandi yaje, yego, yavuganye nawe, yaramubwiye ngo Salomo, inzu yitirirwa izina ryanjye, yego, abantu banjye bayitirirwamo, yego, nibayihagararamo, yego, bakayinyambarizamo, yego, bakantakira, nzabumva ndi mu ijuru nshurika amaso. yego, wabyumvise? yego, nshurika amaso, yego, ndebe, yego, niba barwaye nzabakiza, yego, abanzi nibabatera baturutse mu nzira imwe nzabatataniriza mu nzira ndwi, mugiga nibatera nzayibakiza, yego, kuko mwitiriwe izina ryanjye, kandi mu nzu yitirirwa izina ryanjye. Okay. ubwo rero ibimenyetso byerekana ko ahantu ari inzu y'Imana, wenda nkoze ubugororangingo, nanjye nongere nibaze nk'uko wakambajije ngo ahubwo si cyakwerekana ko iyo nzu Imana yemera irimo isubirizamo abantu ni iyi, ni iki, ni ibihakorerwa. nabivuze ngo nshobora gushinga urusengero kubera ko mfite amafaranga n'ubushobozi n'uburyo, nkabona n'abaterankunga, kandi nkabona ntazaba umushomeri, narize teoloji, mfite iyobokamana ryanjye, ndi umuhanzi nzi kuririmba, mfite byose bishoboka, nkabona icyamfasha ari uko nashinga urusengero kuko mbimerita. yego, si uko mbihamagariwe, ariko ubushobozi bufatika ndabufite, nkarwubaka, nkarurimbisha, nkanarwambarira, abantu ngakubita ingoma, abantu bakaza bakahakirira, nubwo nge ntahakirira, ntabonera vi spirituel, ariko ibyo nashakaga ndi kubigeraho nanjye, ariko n'abaje bahagana bazahakirira. amen, 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 bazahakirira, kuko ni inzu yitirirwa izina ry'Imana. burya Imana ihesha agaciro izina ryayo, kandi ngiye nkunda kubwira abantu nti burya dusenga izina, kandi mu mazina y'Imana atandukanye tuyivugamo nicyo cyubahiro cyayo. iyo tuyivuga imivugo, tukayivuga ibigwi, tukavuga gukomera kwayo muri ya mazina yayo atandukanye, birayinezeza, igahita yururuka ikitamurura. nubwo umutima wanjye waba ari igihurihuri utabona, ariko objectif y'Imana igerwaho kubera iriya mitima y'abandi ishaka. amen, amen. none abantu bavuga yuko itorero ryaba ryarapfuye, babihera he kubona banabishishikariye kubivuga? impamvu babivuga, barebesha amaso y'umubiri, bareba Gerard, bakareba Alex, bakamurebera mu ntege nkeya ziwe, noneho babona intege nke za Alex cyangwa za Gerard, bagahita babona ko itorero ryapfuye. hari itorero ntiripfa. ku munsi wa Pentecote itorero rimaze kuvuka, 3,000 bimaze guhinduka, hiyongera ku bandi 120, 3,120. mu gihe gito bari bamaze kuba 5,000. iyo ni statistique. bakomereje aho, barakwiragira kubera ubuzima barimo. hari naho batagiraga insengero, ariko itorero ryariho. muri persecution, akarengane kamaze kariho k'itorero, itorero ryariho. twiga ko icyo gihe itorero ariho ryari rifite ubuzima. aho kantu gasobanura neza. mu karengane k'itorero niho itorero ryari rifite ubuzima, kubera ko uwemeraga Kristo akamwakira yemeraga no gutanga ubuzima bwe, atitaye ko yabonye ko Gerard yabaye persecuté kubera ubutumwa bwiza,
bwa Yesu Kristo, ahubwo nawe akavuga ati nanjye ndamwemeye ndamwakiriye, nawe bakamwica. Noneho umuteolojiya witwa Tertullian we yaravuze ngo ntabwo nari nzi ko umurama amaraso y'abakristo ari umurama umeramwo abandi bakristo, kubera ko ibyo yabonaga byaramutangaje. Yagiraga ngo nibica umwe abandi barahunga, ahubwo n'abandi nabo bakitanga ati natwe nimutwice. Ya maraso rero nayo akavuga, uwo bishe bamwisha avuga Kristo ko ari umwami. Ya maraso nayo agasigara avuga, uyabonye nawe akemera akizera. Noneho itorero rigenda rikura, itorero ryariho. Noneho itorero ritangira kugira intege nk'iya ryari mu gihe cya Constanta akarengane gahagaze. Constanta ashyiraho itegeko aravuga ngo umuntu udashaka kuba umukristo aba ari urenganywa, aba ari we wicwa, aba ari ufungwa. Ibyo aba ari abakristo bakorerwa bikorerwa umuntu wanga kuba umukristo. Noneho abantu baza bahungira mu nsengero ariko badakijijwe. Aho so bahera bavuga ko itorero rya noneho eglise umva uko babyita, baravuga ngo eglise iba eglise multidisme, donc igira quantité ariko idafite karite. Aho rero niho bahera bavuga ko aho rero niyo bavuga ngo itorero ryaba ryarapfuye se, ariko ntiryapfuye, nyiraryo ntapfa kandi aririmo hagati. Nuko amaso yacu atabona nyiri itorero, kandi ngo tumenye ko itorero rihisha ahantu tutareba, ahubwo twebwe tukareba institution n'abayiyoboye n'abayoboke n'imyitwarire yabo, tugahita duca urubanza ngo ryarapfuye. Ariko ijambo ry'Imana ratubwira ngo urufatiro rw'Imana n'ubu ruracyariho, rwanditseho ngo Uwiteka azabe. Itorero rirahari ntiripfa, abantu bazapfa bashire b'ibinyejana, abayobozi b'ibinyejana bazagenda bapfa bashireho, abandi baza, kugeza ubwo itorero umunsi umwe impande zavuga, amatangazo za televiziyo, iri koranabuhanga rizahita ryamamaza ngo ba bantu bitwa barokore bamwe muri bo babuze. Bagiye he? Bati ni bya bindi bazaga bavuga ngo itorero rizagenda. Icyo gihe rero umugeni utagaragara, ibyo twise eglise invisible, ni hazagaragara. Azava rero, azava muri eglise, muri rya torero ry'akarere, muri ya ma institution twavuze, muri ya madomination atandukanye. No kuvuga ngo umugeni ari ahantu hatandukanye, keretse abatemera Kristo nk'umwana w'Imana. Ariko abemera Kristo bakavuga Kristo, aho hari umugeni wa Kristo. Pastor, ni gute isoko irura yavamo amazi aryoshye? Urugero kuko urugero yuko mu gihe cya Constantine byabaye urudubi. None uru rudubi rw'ibiryoshye n'ibibishye byivanze, ahari ubwo ariko byivanze muri rwa rwego rwa eglise locale, ariko n'abakizwa barimo. None harimo abantu bakomezaga gukomeza ijambo ry'Imana. No uzasome inzandiko z'amatorero 7 yo muri Aziya, uzumva uburyo Imana yagiye yigaragaza muri buri torero bikurikije situation cyangwa amateka itorero ririmo, ariko ntihaburaga ukomeza ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu bagaho unesha azabiki, unesha azaragwa, unesha azahindurwa, unesha byerekana ngo bari ku rugamba. Yewe yo nigisha itorero mu buryo bw'umwuka, ndivuga mu bice 4. Niko tunabyiga, niko tunabyigisha. Igice cya mbere turabyigisha ngo itorero, igice cya mbere hariho itorero iryo bita Eglise Triomphante, itorero ry'abanesheje. Ese koko hari abantu banesheje? Barahari. Usomye Abaheburayo ibice 12 umurongo wa 22 haravuga ngo natwe twegereye, natwe twegereye, natwe twegereye, natwe twegereye. Twegereye. Noneho rero Eglise Triomphante ni bande? Ni ba bandi Yohana yabubwiwe ngo umwuka avuga yeruye ati hahirwa abapfa bapfira mu mwanya. Umwuka nawe aravuga ngo ye nibaruhuke
imihati kuko imirimo yabijyanye nawe. Hari abapfira muri Kristo Yesu basinziriye bategereje umuzuko, hari n'abapfa badapfiriye muri Kristo. Abo rero Yesu yaravuze ngo urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye nubwo azaba yarapfuye nzamuzura, kuko yapfanye ibyiringiro. Iyo ni eglise. Eglise triomphante. Uyinsobanurire neza kuko numvise ngo hari abapfa bapfiriye muri Kristo, hari n'abapfa badapfiriye muri Kristo ariko bakarya umubiri wa Kristo uko bukeye n'uko bwije. Ariko bapfa ntibapfire muri Kristo kuko bapfuye kurya no kunywa batitaye ku gaciro k'umubiri n'amaraso bya Kristo. Ariko hari n'abandi bapfanye Kristo basinzirana na Kristo. Abo nibo Yesu yavuze ngo urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye nubwo azaba yarapfuye nzamuzura. Yapfanye na Kristo, asinziranye na Kristo, afite ibyo byiringiro, azakanguka. Uwo ni umugeni utegereje ko Kristo azagaruka. Hari n'abari gupfa rero badapfiriye muri Kristo Yesu, barariye umubiri wa Kristo, baranyoye amaraso ya Kristo, barasomeye ijambo ry'Imana. Abo ni bande rero? Ni abakerensa, ni abapfa, ngo abapfa kurya no kunywa batitaye ku gaciro k'umubiri n'amaraso. Kandi icyo ni icyaha kiri gukorwa n'amatorero menshi, kuko ari umuhango w'itorero, ari seremoni kiritiwere, bagapfa kurya hasinye yerekana nk'ibikorwa mu itorero, ariko badahaye agaciro icyo gikorwa icyo ari cyo. Aho rero niho umugeni wa Kristo niwe wiyizi. Ubundi mu bantu benshi umugeni niwe wiyizi. Mu rusengero burya umuntu ufite fiyanse ariyizi, uwarambagije ariyizi, ntazwi n'abandi, ariko niyibanga ryarari ararizi. Ukubana na Kristo rero niko kuguhesha kuzaba we mu gihe mpande zabo. Hari ijambo nasomye ngo bamumenya gute ntawe umubabwiye, kuko turi kubona ko abakabaye babivuga ari babandi nyine turashinze itorero kubw'impamvu turabivuga ariko ntibizere. Noneho rero dore umutego aho uri. Umutego aho uri n'uyu, ko kuri kumubwira Kristo ukambwira Yesu, mbere se kujya ahantu ndigisha ndataha, ndi ku muhanda ndeze mbona umwana w'umukobwa aje nkiruka inyuma, ariko sinamumenya nyine nuko. Ariko mbona yambaye iniforume y'abaririmbyi nabonaga muri korali nahoze mbona mu rusengero, aza yiruka. Ngo mushumba ahita traverse umuhanda, ngo mushumba ngo waruncitse, ngo wavuze Imana neza, ngo wavuze Yesu neza, ahita turikararira ngo none je niruka, ngo dore umwana ahita agira gutya amfumbatije igipfunsi. Ndebye nsanga inoti ya 5. Ese uyu mwana yamusubize, ubwo yahise yiruka ahita abwira mota, nubwo nari mbagaritse mota, ngo mota ngo muntwarire neza, ubwo ahita yambuka yisubirirayo aragenda. Noneho rero urumva navuze Imana neza, nyibwira abantu, akagaruka akareba ibikorwa byanjye bikamuca intege. Niho rero buriya Pawulo yavuze ko tugomba gusa n'ubutumwa tubwiriza. Iyo bitabaye bityo turasenya. Umuntu akagira ngo yubakwe afashwe, yakagaruka kuri bya bikorwa byawe bigasenya ibyo yavuze. Ngo byavuze ngo byari ibyo, ngo ariko imyitwarire yiwe, ariko imyifatire yiwe nicyo kibazo uyu munsi wa none dufite. None yego turi kuyivuga neza, tukayibwira abantu neza, tukayitaka neza, abamatwi n'amaso areba bakaryoherwa, ariko bagaruka ku bikorwa byacu bigasenya ibyo twavuze. Ni nayo mpamvu avuga ati nubwo basenga neza, baririmba neza, bagira bati ariko sinzasubirayo kubera ibi nabonye. Niyo mpamvu bisaba ngo duse n'ibyo tuvuga, kandi twere imbuto zikwiriye abihana. Ibyo tuvuga bise n'ibyo duse nabyo n'imbuto zacu
kuko iyo tubwiriza buriya kubwiriza ntibihagije, duhinduza abantu ibice bitatu. Kubwiriza mperutse kuganira n'umuntu mushumba umwe twaganiraga, ndamubwira nti mushumba ni njyewe rero ndimo nibaza, mfite ikibazo ngiye kukubaza, wowe nufashe kugisubiza. Ko mbona turi kubatiza abantu benshi cyangwa njye uruhare rwanjye muri bariya bantu ni uruhe? Ko mbona ari benshi, umwanya wafashe wa bariya bantu ni uwuhe baba bariho? Nta ruhare turi kugaragaza muri uyu murimo, ahubwo ni Imana ihaye yikiriza abantu bayo kubw'imbabazi zayo, ariko twebweho tumaze kuba abanyantege nkeya. Nandi kukubwira duhinduza abantu ibintu bitatu. Icya mbere ni ukubabwiriza, tukabahindura kuba bigishwa ba Yesu. Icya kabiri ni ukubasengera. Icya gatatu ni ukuberera imbuto. Ushobora kuba ntabwiriza kuko ntabishoboye, ntabihawe, ariko nkavuga ngo nzaruhuka ari uko witwa nde? Yitwa Emmanuel. Nzaruhuka uko Emmanuel yakijijwe. Kajya ndarangusengera nkakwiyiririza n'ubusa utanabizi. Mu gihe runaka kazabona Imana irakugobotera kuzanyura pfukama. Bati Emmanuel azabateza mu bandi. Nawe wabigizemo uruhari kuko wagize umwanya wo kumusengera. Usengera abakizwa. Ushobora kuba utanasenze, ariko imyitfatire yawe, imbuto wera, Emmanuel yazireba akavuga ati kuriya n'umurokore, nanjye nkwiriye kuba umurokore nkuriye. Za mbuto zawe zikazana abantu. Ni ukuvuga ngo hari uruhare rw'ababwirizabutumwa, hari uruhare rw'abasenga, hari n'abera imbuto. Abo bantu rero nibyo abantu bareba bigatuma bahimbaza data wo mu ijuru, data wo mu ijuru. Ubwo rero twigarukire rero ku itorero ryacu. Hari icyo twe tumaze Eglise triomphante, itorero ry'abanesheje. Aho ni rimwe. N'abapfiriye muri Kristo Yesu. Bategereje ko Yesu azagaruka bakazurwa. Abo nabanesheje. Irindi torero rya kabiri rero. Itorero rya kabiri. Niryo twita Eglise militaire. Itorero ryo ku rugamba. Ndashaka kuryumva rwose. Itorero ryo ku rugamba ni iry'abande, ni twebwe. Hari indirimbo tujya turirimba ngo turarasana n'isi n'umubiri n'umubi. Ukuvuga rero ngo turi ku rugamba. Iryo torero rero niryo Pawulo yabwiye itorero rya Efeso ibice 6. Aravuga ngo ibisigaye mutware intwaro zose z'Imana, nibwo muzabasha kuzimya imyambi ya wa mubi yaka umuriro. Muhagarare mushikamye za ntwaro zose yavuze. Ukuri, gukiranuka, agakiza, inkota, gusenga ku buryo bwose, za ntwaro zose tuzambare kubera ko turi ku rugamba. Pawulo yageze uko avuga ngo ntabwo turageraho umwanzi atageza imyambi aturasa. Kandi ku rugamba hari abarugwaho, ku rugamba hari ababa bakajorite, hari n'urangiza urugamba akiri muzima adakomeretse. None ari abarashwe, ari abakomeretse, ari bakajorite, abaguye ku rugamba, hari abaguye ku rugamba, hari abakomerekeye ku rugamba aribo makajorite, hari n'abazagenda nta mwotsi ubacumbaho cyangwa igikomere runaka. Aba bantu ubu buryo butatu none imbere y'Imana bizayemeze bite? Yaba uwapfiriye ku rugamba yaragiye koko ararwanira. Ese ahubwo turebe uwaguye ku rugamba ninde? Ni wa wundi waguye akava mu byizerwa, agatengwa, agasubira mu busambanyi, agasubira mu nzoga, agasubira mu buraya. Uwo nguwo yarapfuye. Tukagira n'amakajorite rero. Amakajorite mu buryo bw'umwuka rero niba abandi bagenda bagwaguza. None yaguye, ejo yabyutse,
ejo yaguye none itorero rikagera naho rirambirwa batari ko nawe urakabije turakubabariye ariko umaze kutuzengereza uratuzengeza rwose ugasanga nk'umushumba hari umuntu yanditse ati ni kanaka koko atari ko ninde bafate mu rugo rw'abandi ni wa mugabo waciye umugore inyuma ni wa mugore ninde wagiye mu bapfumu ni wa musaza ninde wa mukobwa ninde uri kunywa ibiyobyabwenge ni wa musore ni wa mukobwa aba bantu rero bari militaire iyo ngiye kubona nkabona abantu bapfiriye ku rugamba barababibuka noneho rero ubundi yego ku rugamba se umuntu waguye ku rugamba baramwibuka bajya bamwibuka baravuga ati yaguye ku rugamba natwe muri eglise locale turabibuka none se ntitubasengera turabasengera rwose mana kanaka w'iki imirimo yawe yakoze yari umuririmbyi yari umupasitori mwiza yari umudiyakoni arananirwa urugendo mana turabibuka ntituba turi kubibuka se kugira ngo imana yongere ibasenge ndetse kera hari ibintu byagiye bihinduka mu itorero kera iyo umuntu yagenderwaga akanga kwihana umunsi wo kumushyira inyuma y'itorero twabitangarizaga itorero tukavuga ngo pasiteri Alex turapfushije tugize icyuho mu musengere aho agiye ntakagira amahoro imana izakomeze kumusanga Pawulo yaravuze ngo abo twabahaye satani kugira ngo ahari nibikunda imibiri yabo yongere irokoke bongere baveyo mwabahaye satani Pawulo yaravuze ngo nukubaha satani donko uramutenga akareka kugumya yihisha mu itorero kuko urutomati rwaboze iyo ururekeye mu zindi nazo ni ibirayi cyane nabyo birabora icyaboze kiboza ikindi niyo mpamvu gikurwamo niho rero abantu bari kuvuga ngo itorero ryarapfuye ni ukubera iki abantu bari kubona ibyaha bikorerwa mu bantu bakora tukananirwa kubatenga ngo nimubareke ngo kuva kera bananiye imana ngo nimubareke urukungu rukurane n'amasaka nako kantu rero ingewe ibyo mbibara nk'intege nke zaca abayobozi kandi dufite ibiri kudutera ubwoba byinshi ejo bundi mberetse kwigisha icyigisho kivuga ngo kurwanya ibyaha mu itorero mbese mu itorero harimo ibyaha hari gukorerwamo ibyaha birahakorerwa ariko mu itorero si aho gukorerwa ibyaha naho gukirira ibyaha none rero tugomba kurwanya icyaha kandi abagombye kukirwanya nitwe bayobozi none turi kurenza amaso tugakora icyaha cya eri ngo tutiteranye n'abantu kandi kuko abantu ba none baragoye urajya kubwira umuntu icyaha cye abwira ngo winyinjirire mu burenganzira ni uburenganzira bwanjye kandi ndakujyana muri ribu wakumva muri ribu rero kuvuga ati nzajya kuburana n'umukristo dupfa ubukristo reka mureke imana irabizi ariko iyo uje muri institution wemera amabwiriza n'umurongo iyo utagiye urenze ku murongo urahanwa none se kuki twe tutahana abantu kandi itorero rihana none se pastor urumva koko abashinja yuko itorero ryapfuye badafite uko babibona kubera ko ikirayi cyaraboze mukirekera mu bindi kiri kuboza n'ibindi ni nayo mpamvu nibyo nakubwiye ntaho niho abantu bavuga ko ryapfuye bari guhera ariko ntiryapfuye nubwo kiboza ibindi ariko hari ibizima bigihari iryo jambo tumaze kurivuga mu kanya yego reka tuve muri eglise militaire itorero ryo ku rugamba waryumvise neza abantu wenda niba bataryumvishe neza bazonyine batwandikire tuzarigaruka tuzabisubiremo kubera turashaka guca muri aya matorero noneho tukazagutumira ukongera ukagaruka noneho ugasubirira noneho rero itorero rya gatatu yego niryo twita rero eglise visible rya rindi maze kuvuga rigaragara niyo adresse niyo mpamvu umwe yitwa umuadeperi undi akitwa umukatolike undi akitwa umwangirikani undi akitwa umadivantiste undi akitwa ayo rero eglise visible ni amadomination ni institution niyo mpamvu baba bafite za stati ubuzima gatozi zaho bakorera n'imikorere no kwemerwa kubera ko muri aho ngaho umukristo
nyamukristo agomba kugira aderese y'aho abarizwa. Nta mukristo ukwiye kuba ikirara. Ariko aderese nayo ishobora kuba irisible, idasomeka. Kera tugikoresha ibyo bita boîte postale. Wayendaga ukaba ufite agasanduka, iyo wabonaga kashaje wahinduzaga akandi. N'uyu munsi wa none ubona abantu birirwa biruka mu macace, hari ibyo abayaneze, hari ibyo abayagaye, hari ubwo babona adresse itari gusomeka neza agabotereka njyaho bisome, ibintu birirwa birukanka. Abo bose rero bitwa abakristo kandi bagira aho babarizwa. Ariko nabwo aho ngaho nahatindaho cyane kubera ko hari gutuma benshi babibirara. Umuntu yamara kubona yakoze amakosa muri ADPR, muri Zion Temple, muri Zion, kuko ingeso itihishira, ingeso yamugaruka akabagiye muri restoration, noneho akirirwa yiruka mu matorero hano muri Kigali yose cyangwa n'ahandi kubera ingeso ye yanze gucika. Ariko azagira risiki. Hari igihe uzasabwa ibyangombwa by'itorero, aho uzajya ugera bazajya bakubaza ngo nubwo wateraniraga hano ariko ntitwakwakiriye, ntabwo uri urugingo rw'ito, ntabwo uri membre de notre église wa visible, wa église locale wacu, itorero rigaragara. Bisaba rero ngo umukristo aba afite adresse ye, aho abarizwa, aho akorera imihango, n'ahakorererwa imihango ijyanye n'ubukristo. Niho ubukristo burindirwa, niho butunganirizwa, niho gukorera Imana kuba kuri, niho dusohoreza imihamagaro yo gukorera Imana duhabwa, niho tubatirizwa, niho turirigaburo ryera, niho dushingirirwa, niho dusengeshereza abana. Nunapfa niho bazakunyuza bakujyana iwabo wa bose. Turangije itorero ry'abanesheje, itorero ryo ku rugamba, ni itorero ry'abasirikari rya Komba. Turangije n'itorero ubwo riboneka ry'akarere église locale. Twavuze inzego 5. Urwa kane rero nicyo twise itorero ritaboneka, église invisible, rirya Imana yahaye Kristo ngo abe umubiri, ribe umubiri, ribe n'ikizima gishyitse gishyikirwamo na byose. Iryo torero rero ritaboneka ni itorero ryo mu ibanga. Niho bivugwa ngo abantu babiri bazaba baryamye, umwe agenda undi asigare, bazaba bari ku rusyo rumwe, umwe agende undi asigare, kuko ntawuzi ibanga ry'undi mu mutima wiwe. Bijyanye n'agakiza yahawe n'ikigero cya Kristo kiri muri we, uko yakiriye Kristo, uko akunda Kristo, uko amwizera, uko yiyeza, uko amukurikira, uko yifuza kuzabana nawe. Itorero ritaboneka. Noneho rero ntabwo twavuga nk'abandi bajya bavuga ngo itorero ritunganye cyangwa ritunganye. Oya, twese ejo bundi hari icyigisho pasiteri yabaye nk'ukomozaho, ariko nanga guhitamo ndevuwa, ariko maze iminsi ndi kugitegura, kivuga icyo bita agakiza no gukizwa. Harimo text ivuga ngo agakiza no gukizwa bikubiye mu kintu nise inyabutatu. Gutsindishirizwa, kubyarwa ubwa kabiri, kwezwa no gutungana. Ako niko gakiza, uko niko gukizwa. Ubwo nitugaruka tuzabireba. Gutsindishirizwa ni iki? Bitandukaniye no kubyarwa ubwa kabiri, bitandukaniye no kwezwa no gutungana. Abantu rero baraza muri église locale cyangwa bakemera bagakizwa, ariko bakiyibagirwa, bakananirwa kwirinda. Ukajya usanga barakijijwe kubera ko biraye batirinze, bya bindi bavuyemo bagatangira bakabisubiramo gake gake. Mu gitabo cy'umugenzi hari ingingo zigeze kuri 11 zerekana ngo intambwe zo gusubira inyuma.
iyo umukristo yatangiye gusubira inyuma, uwakijijwe iyo yatangiye gusubira inyuma, ingingo zigeze kuri 11. Iya mbere iravuga ngo ni ugutinyuka ibyo watinyaga. Ibyo watinyaga, ibyo wabonaga ari icyaha, ibyari ikizira, ugatangira ukabizirura. Okay. Noneho rero umugeni wa Kristo uri mu itorero, uri muri iryo torero ritaboneka ryo mu ibanga, agomba kuba yaratsindishirijwe, yarabyawe ubwa kabiri, yezwa, kandi akomeza kwezwa no gutunganywa kugeza ubwo azagera ku kigero gishyitse cya Kristo. Ubu ni urugamba rero, ni rwa rugamba twavuze. Duhora turwanira kwezwa kugira ngo tugere ku cyo Kristo yadufatiye. Muri ibi byose namaze kumva nabihuriza hamwe ku muntu wigeze ambaza ikibazo, arambaza ubundi gusenga, kujya mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abantu bimaze iki? Kwagakiza uko nanjye ubinsobanuriye, nsanze umukristo, uwa Kristo, urimo Kristo akamubamo nawe akaba muri Kristo, biri mu mutima, kuko ngo abasiki bazaba bari ku rusyo ebyiri, umwe agenda undi asigara. Bishatse kuvuga ngo gukizwa n'ibanga. Buriya ngewe nshobora kuba ntakijijwe kandi kanafasha n'abantu gukizwa, ariko ngewe ntakijijwe. Kubw'impano y'ubwiza Kristo akunda abantu bashaka gukizwa. None ahari abavuga yuko agakiza kaba mu mutima, umuntu agomba kwizera Imana, akizera n'uwo yatumye ondi gusa, ibindi byo kujya guterana, ibindi byo kujya muri icyo cyigisho cyanyerera. Bo noneho rero muri icyo cyigisho cyanjye harimo ijambo rivuga ngo ikigaragaza agakiza ni imbere n'inyuma. Agakiza kagaragara imbere n'inyuma. Imana y'amahoro ibeze, mwebwe ubwanyu, n'ubugingo bwanyu, n'umwuka wanyu, n'imibiri yanyu irindwe itazabonekaho umugayo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, uriya muntu uri muri eglise visible, adresse yiwe iri muri eglise visible, iri mu itorero rigaragara, aho abarizwa, aho ubuhamya bwiwe buri. None se ubuhamya bwawe buri? Icyo kintu maze iminsi nkibwira abantu. Hari abantu bari kwibagirwa, bahindutse nk'ibirara, birirwa mu mashyamba, ngo bari mu mutayu, ngo Imana ngo ntirebe insengero. Ariko Salomo, Imana avuga ngo abantu banje bitirirwa izina ryanjye, nibajya mu nzu yitirirwa izina ryanjye, nzabumva ndi mu ijuru, njurika amaso mbarebe. Icyo ni ikindi. Agaciro k'urusengero, inzu y'Imana, namaze kubabwira ko ari adresse, aho tubarizwa, aho dushakirwa, aho ubuhamya bwacu bubonekera, tudakwiye kubibirara. Icya kabiri, aho naho Imana irahaturebera, niho duhamagarirwa, niho imamagaro yacu tuyigaragariza. Abantu banjye bitirwa izina, nibajya mu nzu yitirwa izina ryanjye. Noneho rero Imana yabwiye yatunguye Mose mu butayu, iramubwira ngo emeza abantu batange ituro, ndashaka gutura hagati muri bo, ngendere muri bo. Bubaka ihema ryo mu butayu, bararigota, bararikikiza. Bisobanura ngo Imana irashaka gutura hagati muri bo. Iyo ni ihema twageranye n'urusengero rwa mbere rw'icyo gihe. Ibyifuzo n'ibibazo byose n'amabwiriza y'Imana bayubahirizaga kuko bagiye kwihema. Ni ukuvuga rero ngo iyo utari mu rusengero uta umurongo w'Imana. Niyo mpamvu ubona bamwe bahereye mu gusenga batwarwa n'indi myuka, ariko utahasanga ijambo ry'Imana cyangwa inama. Kuko iyo turi mu nzu y'Imana turigishwa, turabwirizwa, turahugurwa, turahanwa, turateshwa, n'udongo tugira ibintu by'imipaka bigenda biturinda, tutamera nk'imodokari yataye umuhanda. Umukristo rero, nyamukristo agomba kugira aho abarizwa, hashakirwa,
nubwo yaba yarakijijwe ategereje ko Yesu agaruka, ariko aho niho Yesu azabisanga. Yesu agomba kugira gusanga. Amen. Imana ibaho umugisha cyane, mwakoze kubwo umwanya mwaduhaye hano kuzabisoza TV. Imana ibagirire neza kandi ibongerere ubwenge no kumenya no gusobanukirwa. Muri navuga ngo muri inzu y'ibitabo by'umwuka wera dusomamo tukamenya tugasobanukirwa. Abantu babashe kukumva, hari abakwifuza kuguhamagara, hari abakwifuza kukugisha inama, hari abakwifuza kumusengera. Niba bitabagoye muri buse gutanga nimero ya telefone dusoza ikiganiro musenga. Murakoze cyane, Imana ibagirire neza. Mwakoze gukurikirana ikiganiro, Imana ibagirire neza kandi barebe neza, bishimire baguba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu ibaha, ibanezeze ibasetse, ariko bijyanye no gukiranuka. Niba utarakira umwami nk'umukiza mu bugingo bwa umwami ari umukiza mu bugingo bwa, hari ijambo ntakunda, umwami nk'umukiza n'umukiza simbikunda buriya pastor, kuko ku ni ahantu mbese ni wa mugore wabwiye ngo abagore babwiye umugabo umwe ngo two turongore tukwitirirwa. Ariko iyo umugabo yaje mu rugo akaba, niyo mpamvu kenshi cyane muzanabituganize impamvu umuntu yemereye kurongora umugore umwe. Nagize agahishurirwaho gakeya, mbona ari uko kugira ngo umuntu atagira akajagari. Imana ejo naganiriye nakoranye n'abari ikiganiro mu rugo, kandi ko dutangiye mukagira ndababwira ngo Imana ntikunda akajagari. Les enfants, ndashaka kubigisha Imana idakorera mu kajagari, itaba mu kajagari. Hari igihe ubwira ngo ukujagaraye n'Imana niko ijagaraye. Niyo mpamvu Imana yaduhaye umwuka wera utuyobora, udukura mu kajagari. Kandi muri principe zazanye umwuka wera ni ugukura abantu mu mijagararo. Imana iguhe umugisha. Watanga nimero ya telefone? Murakoze cyane. Telefone yanjye ni 0788 69 18 13. Ndasubiramo 0788 69 18 13. Revera Habiyambere Gerard. Iyi no kuri WhatsApp ni hehe. Mwasenga tugasoza. Murakoze, Imana ibahereze umugisha. Amen. Mana turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza. Iri jambo rishorere ni iryawe si iry'umuntu, kandi urisigira amavuta baryumva, ryomora ibikomere, ryunge abavunitse, risubiza abantu mu mwanya, kandi rikomeze kubigisha ubwenge buva ku Mana, ubwenge bwo mu ijuru, ngo buraboneye, buratunganye, bwemera kugirwa inama. Iri jambo tuvuze rero ni iryawe, kandi umujyanama mukuru n'umwuka wera akomeze gutanga. Nubwo twe twaceceka, tubishimiye Imana mu izina rya Yesu. Amen.